Minisiteri y'uburezi ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bashyize imbaraga muri gahunda yo kurwanya guta ishuri. Ariko muri uyu n'umwaka wa kabiri hari kubarwa amanota kuri pourcentage ya 50% y'abanyeshuri barangiza. Hari izihe ngamba z'abanyeshuri bari gutsindwa duhereye wenda nk'abatsinzwe P6 senior 3 ziri gufatwa kugira ngo mutaza noneho no kongera kurwana n'indi drop out y'abo bantu bakuze? Nitwa Kamarade Uwizeye, nkaba nkorera Pacis TV. Mu by'ukuri mutangaje amanota ariko hari abatsinzwe. Abo batsinzwe twagira ngo mutubwire igikurikiraho, niba bazasibira cyangwa se bazajya gukora mu bundi buryo kugira ngo babe babona diplome. Murakoze. Murakoze Kamarade. Kamarade yavuze ati hari abana batashoboye gutsinda uyu mwaka, ati bo bizabagendera gute? Nkuko mwabonye imibare ku byerekeye iki cyiciro, nta nubwo ari ikibazo gikomeye kuko abatashoboye gutsinda ntabwo ari benshi. Rero aba bana baba bafite bashobora gukora, bashobora gusibira, nabyo biremewe, bashobora gusibira bagasibira ku ishuri aho bigaga, ibyo bashobora kubikora, cyangwa se ibyo batabikoze ubwo nanjye kuvuga ngo bareba ku byerekeye umwaka ushize nyanguri muribuka yuko twari twababwiye yuko bashobora kujya muri bagakora candidat libre kubera imibare yari iriho icyo gihe. Ariko ngira ngo yewe nama nagira aba bana, kuko imyanya irahari rwose, niba wasibiye dore ko ari n'abana bakeya, bashobora gusubira ku ishuri bagasibira, hanyuma bagafashwa kugira ngo nabo bashobore gutsinda, bakomeze amashuri yabo. Ngira ngo nicyo nasubiza kuri icyo kibazo Kamarade yarabajije. Murakoze. Nitwa Dieudonne Nshimiyimana, nkorera radio na TV1. Mu gihe twitegura umwaka w'amashuri mushya, hirya no hino bamwe mu babyeyi baravuga ko tugiye kwinjira mu mwaka ko hirya no hino hari ababyeyi bavuga ko abana batsindiye ibigo, ibyo bigo kuba bazabiboherezaho ubushobozi bukaba bugenda buba buke, rimwe na rimwe n'abana babakoze ibyo kuzajya mu mashuri twita ko ari groupe scolaire ntibabikozwe. Ndibaza ingamba ziri hehe kugira ngo ntihazagira abana bata amashuri bitewe n'icyo kintu, na cyane ko hari abatsinzwe bagomba kuzasibira. Na Minisiteri y'Uburezi irafata izihe ngamba kuri icyo kibazo? Murakoze. Ku kibazo cya Dieudonne kijyanye na abana batsinze bakoherezwa no ku bigo, hanyuma ababyeyi babo bakavuga ati amikoro ni makeya kujya kuri ibyo bigo, ariko abana nabo bakaba badashaka kujya ku mashuri ari hafi ariyo amashuri biga bataha. Ngira ngo Dieudonne, niba numvise ikibazo cyawe neza nuko wakivuze. Mu by'ukuri ku babyeyi badafite uburyo cyangwa se amikoro ari make kugira ngo abana babo bashobore kujya kuri aho babashyize, hari uburyo NESA yashyizeho ushobora gusaba kugira ngo urebe ko haba hari umwanya hafi y'aho utuye abana bakiga bataha. Ngira ngo ibyo bishobora gukorwa, wabikora. Ariko niba umwana atazajyayo aramutse ahabonye, ubwo urumva tuba dufite ikindi kibazo kirenze icya minisiteri. Umubyeyi yakwegera umwana we bakaganira kugira ngo bafate umwanzuro w'ibyo bashoboye gukora, bakabikorera hamwe. Twebwe nka minisiteri tuba twashyizeho uburyo bushobora gufasha ababyeyi, gufasha n'abana kugira ngo abatsinze neza bakabona n'iyo myanya yo kugira ngo bajye kuri iryo shuri bashobore kujyayo. Hagize izindi mbogamizi zituma badashobora kujyayo, bashobora no gusaba kugira ngo barebere niba hari umwanya hafi yabo bakiga bataha.
ubwo rero twebwe kuba ibyo bintu byombi twabishyize ahabona tukavuga turabibafashamo, ubwo ngubwo ngira ngo n'ababyeyi n'abanyeshuri babiganiraho noneho kugira ngo umwanzuro ufatwe nako none igikwiye gukora gikorwe ariko umwana ashobore kwiga. Murakoze cyane. Ukurikiraho. Murakoze, nitwa Nkundi Eric Bertrand, nkorera Goodrich TV. Ikibazo nabazaga muri NST1 hari harimo ko abanyeshuri bazajya biga bajya mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye bagomba kuba 60% bazajya biga imyuga n'ubumenyingiro ndetse na tekiniki. NST1 yarangiye uwo muhigo utareswa, ariko twageze muri NST2. Hanyuma uwo muhigo ugeze kuri kangahe kugira ngo tubashe gusobanukirwa ndetse natubwire n'imbogamizi zabaye kugira ngo uwo muhigo ntiweserezwe ku gihe. Ikindi kibazo cya kabiri mbaza Minisiteri y'Uburezi ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bashyize imbaraga muri gahunda yo kurwanya guta ishuri, ariko muri uyu n'umwaka wa kabiri hari kubarwa amanota kuri pourcentage ya 50% y'abanyeshuri barangiza. Hari izihe ngamba z'abanyeshuri bari gutsindwa duhereye wenda nk'abatsinzwe P6 senior 3 ziri gufatwa kugira ngo mutaza noneho no kongera kurwana n'indi drop out y'abo bantu bakuze? Murakoze. Murakoze. Ku ikibazo Bertrand yabajije kuri NST1 avuga umuhigo wa 60% wo kuba twagejeje abanyeshuri bakimukira mu mashuri ya tekiniki, imyuga n'ubumenyingiro. Navuga yego nibyo NST1 yarangiye 60% itagezweho, ariko suko sinavuga ko ruko twari twananiwe. Amashuri yarahari, abigisha barahari, turacyarwana cyane n'imyumvire ikiri hasi. Buri mwaka uko abanyeshuri boherejwe mu mashuri ya tekiniki, imyuga n'ubumenyingiro tubona shift, abasaba kwimuka bajya muri general education cyangwa se ubumenyi rusange baracyarimo, gusa ariko iyo trend nayo iragabanuka. Biragaragaza ko imyumvire nayo irimo kugenda izamuka. Mu bihumbi 2021 uriya mwaka w'2021-2022 dukunda kuwufataho reference kuko nibwo twari dufunguye nyuma ya covid. Twari turi kuri 31% y'abanyeshuri bari mu mashuri ya tekiniki, imyuga n'ubumenyingiro. Uyu munsi turebye kuri statistique z'ubushize, kuko ubu ngubu uyu mwaka nturatangira ngo dukore iyo mibare turebe abagiyemo n'abandi, imibare tugaragariza ko twari tugeze hafi kuri 40%. So bivuga ko rero birimo kugenda bizamuka, uvuye muri 2021 ukajya kuri 2024, 2025 ukaba wongeyeho hafi 10% bigaragara ko hari kirimo gukorwa. Icyo rero nasaba Bertrand ndetse namwe mwese nuko dufatanya, abantu bakumva ko aya mashuri ari ingenzi. Ari ababyeyi benshi tubona akaza akavuga ati ngewe umwana ni mumukure muri, sibyo ko naho tubashaka, ariko mumuhindurire. Turimo kubibona kandi twiteguye gukomeza kubakira abo banyeshuri. Numva ibindi minisitiri wabivuze and extensively, nta kindi nongeraho. Murakoze. Hari ikibazo cyari cyabajije cya drop out. Ku byerekeye ibyo ingamba turakiraho kugira ngo bigabanye drop out ahangaha. Ikibazo cya drop out uko cyabajijwe,
ni ikintu turiho turakorana n'inzego z'ibanze kugira ngo abana bose ari abasibiye cyangwa se abari muri risk yuko bata ishuri kugira ngo bakurikiranwe, tumenye abaje ku ishuri ni bande, abasibye ni bande, ndetse ababyeyi bahita bamenyeshwa ko abana babo bataje ku ishuri kugira ngo iyi risk yo kugira ngo abana ba drop out igabanuke. Ibyo ngibyo ngira ngo urebye ingamba zafashwe gukorana n'inzego z'ibanze, turakeka ko ibi ngibi bizatuma uwo mubare w'abana bata ishuri ugabanuka, hanyuma abana bose tukabagarura mu ishuri kugira ngo bashobore kwiga, biteze imbere banateza imbere igihugu cyabo. Murakoze. Nitwa Johnson Ndekezi, nkorera Umuseke. Umwaka ushize hari burse zigera kuri 50 zagenewe ababaye indashyikirwa. Kuri iyi nshuro biteye bite? Murakoze. Johnson yabajije ati umwaka ushize hari scholarship 50 zatanzwe, 25 zagiye kuri UR, University of Rwanda, izindi 25 zari kuri Rwanda Polytechnic. Ibyo nibyo koko, ndetse ubu ngubu izo institutions zombi ziriho zirakorana na Higher Education Council kugira ngo abana abo ngabo bazabona scholarship bazibone. Uyu mwaka bazazibona zose ko ari 50 uko zatangazwe umwaka ushize. Gira ngo ibyo nibyo navuga aho ngaho, keretse hari icyo mushaka kongeraho. Murakoze. Murakoze. Nitwa Kamariza Agnes, nkorera Imvaho Nshya. Imibare y'umwaka ushize yatweretse ko abanyeshuri 19,000 barengaho bakeya batigeze babasha kubona diplome. Muri bo 5,000 barengaho nibo babashije gukora kandida. Nashaka kubaza muri uyu mwaka nawo ko bagaragaye, bundi bafashwe iki, bigenda bite, cyane ko tubona ko abarata cyangwa badafite diplome bagenda barushaho kuba benshi. Nta nkeke byaba biteye kuri Minisiteri y'Uburezi cyangwa se kuri abo ngabo, cyangwa se nta kibazo byateza igihugu cyangwa igihombo muri rusange? Mwiteguye kubafasha iki? Murakoze. Hari ikibazo kijyanye na candidat libre, cyangwa se abana bakoze bahisemo gukora candidat libre umwaka ushize. Abo ngabo nkuko yabivuze bakoze iyo programme ndetse bashobora no gukora ibizamini. Abwo rero aya mahirwe barayahawe kandi bakoze ikizamini nka candidat libre, ndetse bamwe baranatsinda muri iyo programme. Kubyerekeye abandi bashobora kuba batashoboye gutsinda, icyo gihe uko nari nabivuze mbere, baba bafite choice. Ashobora gusubiramo agasubiramo akigana n'abandi, akongera agakora ikizamini. Hari niyo choice ya candidat libre nayo irahari, nayo ashobora kuyikora. Hari n'ama centers ajya afasha abantu mu kwitegura kugira ngo bakore icyo kizamini, nayo arahari. So ubwo ngubwo akiri mu minsi iri imbere nese zanadufasha kugira ngo turebe uko aya masenta yose yagiye akora, abayagannye, abakoze ikizamini, abatsinze, abatatsinze, kugira ngo uko tugaragaza uburyo abana bakoze ku mashuri nuko abakandida bakoze kuri aya centers nabyo bigaragare, abantu bajye bamenya igihe bayaganye uburyo azabafasha. Ngira ngaho nicyo navuga kuri iki kibazo cya Kamariza. Murakoze. Nitwa Ikuzwe Mbabazi Maurice, nkorera umunota.com. Ngiye kubaza ikibazo kijyanye n'abanyeshuri batsinzwe. Mwavuze ko bashobora kujya gusibira ku mashuri bigagaho, kandi tuzi ko muherutse guhindura amwe mu mashami yigwaga mu cyiciro cy'uburezi rusange. Nabazaga niba nta mbogamizi byateza mu gihe umuntu agiye gusubiramo yarize mu ishami ariko ritakiri rya rindi. Murakoze. Ku bana basibira, cyane cyane abangaba bo muri iki cyiciro, avuga ati hari impinduka zabayeho, biriya bya learning pathways, ngira ngo nibyo yavugaga. Nabibutsa yuko ibi ngibi learning pathway uyu mwaka ihera
mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Bivuga yuko uwa gatanu n'uwa gatandatu baracyakora za combination kuko bizaba phased out. Biratangira mu mwaka wa 4, mwaka ukurikiye bijye mu wa gatanu, mwaka ukurikiye bijye mu wa gatandatu. So ubwo rero abana basibiye uyu mwaka bashobora gusibura, ntabwo bagiye muri systeme nshya. Ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo rwose babikora. Murakoze, nitwa Hajira Nshimiyimana, nkorera Ingenzi newspaper. Mu minsi ishize Mineduc yasohoye ibigendanye nuko ababyeyi bazajya bishyura amafaranga y'ishuri, ariko haracyari babyeyi zigenda zicicikana ziriho ibiciro bitandukanye n'ibyo Mineduc yasohoye. Nabazaga ati se izo ababyeyi barabitandukanya gute n'ibya Mineduc? Ese hari ibihano bihari ku bigo biri gukomeza gushyira ibiciro bitandukanye n'ibyo Mineduc yashyizeho? Ese harakorwa iki kugira ngo ababyeyi basobanukirwe? Murakoze. Ku kibazo cya Hajo kijyanye n'ababyeyi cyangwa se amafaranga amashuri agenda asaba ababyeyi, kugira ngo mu minsi ishize mwabonye yuko Mineduc yibukije amashuri ibyerekeranye n'amafaranga asabwa ababyeyi. Ubwo rero ubu ngubu turashyiraho ingamba zo kujya kugenzura amashuri yose kugira ngo turebe ashobora kuba yarasabye cyangwa se ari arasaba ababyeyi bitandukanye n'amabwiriza, noneho twumva impamvu yabyo ndetse n'ibyo bihano uvuga bishobora gufatwa. Ariko turabanza kugira ngo tugende tuyarebe yose, tumenye amashuri ariyo naho ibyo asaba bitandukanye n'ibyo n'amabwiriza ya Mineduc. Kugira ngo mwabonye yuko twarabisobanuye, tunabyibutsa amashuri ndetse tubabwira yuko kugira ngo hagire icyo umuntu arenza kuri ayo mabwiriza agomba kubisabira uruhushya, bikava mu nama y'ababyeyi bikajya mu turere cyangwa se aho ngaho ishuri riri, bikazamuka bikajya no kuri minisiteri mbere y'uko ibyo bintu bishobora gukorwa. Ubwo rero amashuri akomeje kurenga kuri ayo mabwiriza, ubwo amenye yuko hazaba ingaruka kuri ibyo bikorwa. Kandi ubu ngubu turazigenzura amashuri kugira ngo turebe koko, kubera ko iyo urebye ku mbuga nkoranyambaga haragiye usangaho ibintu byinshi, bimwe ari byo ibindi atari byo, ariko ababyeyi bo twababwira yuko bashobora kubitugezaho niba hari ishuri rero basaba n'ibitandukanye kugira ngo tubikurikirane, hanyuma to making sure yuko ibyo bintu bidakorwa ngo birenge ku mabwiriza nk'uko yatanzwe. barakoze ba nyakubahwa ba minisitiri, ngira ngo ibibazo byari bihari turabishoje.